ejo bundi je nta nibyo nari nzi njya kumva numva umuntu araje arambaje se man ibintu bavuga uruseri rwatwite Imana umva ibintu byarambabaje seriye biragenda birankuroga man umuntu nkanje uw'inkumi nkanje ngo ndatwite ewana man abanyarwanda sinzi ikibazo bafite mu mitwe yabo kabisa urebye ewana man ari akantu kamwe babura mu mutwe pe umuntu arifasha agenda avuze turatwitagiye ukibaza bagiye kugutera inda nimba yarahari nimba yaraguhagaze hejuru nimba yaragufatiye akaguru urimo baragutera inda nkibaza man ibi ni ibiki bro ibintu babirenze kabisa babyarenze ubwenge bwacu hari ikintu kimwe numvishemo rero ngo bakuvuze baguteye inda ngo baneye inda ibaze grass baneye inda izo story n'ubwenge nzi hari umunyarwanda yise wibaza ati nta hantu ho kwiterera ugira what hano kwiterera ndafite ariko n'ubwenge nzi iyo ndase yabanyuze he cyetse nimba bayinywa mu mazi kabisa byo nabyemeye ugerageza kwifata yanjagiza kwifata uko bishoboka kose uri iwanyu rero ku binyamakuru ubona hari ikinyamakuru cyanditseho ngo Grace bamuteye ngo bamuteye indasha ukibaza nimba ari wowe wayineye nimba mbese bayineye turi kumwe nkibaza ahantu ibyo bintu bikwiye bikanshanga abanyarwanda turacyafite ikibazo mu mutwe kabisa cyane kinakomeye kwibaza umuntu ariko nje ibyo ngibyo ntago bijya bimbabaza uzise abantu nk'abo wundi abantu nk'abo nibo nshaka man iyo numvise ibyo binagenda nkajya mu cyumba nkavuga ati cyakoza man uru wadanje kabisa ati cyakoza man wahaye abashomera akazi waboneye akazi burya undi kuvugwa wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina burya cyane yaheze mu nda ya nyina reka ngusuze wo nshuti muvandimwe udahema kudukurikirana kuri Vero yawe TV amahoro y'Imana nabane namwe. Iyi rero ni yacano yanyu igenda ibazanira ibiganiro bigiye bitandukanye turabashimiye mwebwe mudahwema kudukurikirana. Reka twongeye tugusuze wowe uherereye mu mpande enye z'isi aho uri hose waba uri mu ntambara cyangwa uri mu bibazo bitandukanye nagusaba kugira ngo wihangane kuko Uwiteka ari hejuru y'ibyo bibazo byose kandi yiteguye kugusubiza ikibazo cyo cyose waba ufite. Rero nkuko mubibona imbere ya kamera uyu munsi twabazaniye umutumirwa nkuko mumubona ni umukobwa ni umusiribateri nkuko mubibona twagira ngo atubwire amazina ye ndetse narangiza tubwire buriya abamubonye mbere hari abagize wenda ni umugore atubwire nimba ari single cyangwa ari mariye twongeye kukwakira kuri Vero yawe TV. Murakoze ndabashuje nanjye abankurikiranye kuri Vero yawe TV. Okay nkuko bivuze amazina yanjye Marina Ingabe Grace ntago sindi mariye yego ndo musiribateri mbese muri make Grace ntago uri mariye uri ku isoko ndi ku isoko mbese uri ku isoko buri washaka yatangira kuzana babandi batanga ngo pasi oya ntago pasi ntago pasingwa nongeye ko kwakira rero umva byimazeyo urakoze merci Grace we ko ndebe uri umukobwa uri karume ujye ubasha kurakaraho umuntu arakara ahantu biri ngombwa ahantu bitari ngombwa ntabwo warakara ariko ahantu hari ngombwa nyine urarakara tu ukareba kuri karume ukareba kuri siriyasi waba wararakayeho guko n'ubu nabona atarakaye se nawe urabonesheje andiho ntabwo risanzwe waba warigeze kuvugwa rero naravuzwe cyane kuri iyi mihanda street ingi naravuzwe kabisa bimwe byadanje byo byagenze gute rero abandi hari abavuga banyweye imogi abandi nkuko mujye mubona ngo Jackie ngo yambara ubusa bakirwa bamuvuga hari n'abandi bagiye batandukanye wowe wavuzwe byagenze gute rero mbese nyine man biragoye man abanyarwanda kabisa sinzi kabisa sinzi sitani bagira Grace
hari akantu kanya wakomoje uravuga ngo abanyarwanda ngo baravuga we ibyo byo wibivuga kuvuga ise gusa abanyarwanda basigiriza ikintu cyitwa kuvuga ajya gusiza hano bahaya ibirungo byo kuvuga byo gusiga inkuru barasiga inkuru ewana kabisa bakayisiga neza ukabona irayaze kabisa hari isoko noneho bajya kuguramo ibirungo iryo soko nanjye naribuze ahantu riri iryo soko ahantu riri naribuze aragenda agafata agasiga bakayisiga mbye neza ikayaga kagira ngo nibatira ishasha bavanye mu isoko tu abanyarwanda kabisa wana ngenda n'abatinya none niyo mpamvu bavuze ngo ntabwo uzigera ni ukwicecekera njyewe ni uguceceka nka powa nkatuza nkamera ngo nkajya hasi nkajya ndabona kabisa kuko njyewe ubu buryo kanze nkubwire venu njyewe nangu ari kugira ngo njyewe umvuge waza muri make ukankubita ninyo umuntu mvuga niyo mvuze sha kabisa umuntu yakuvuga no gusohoka mu nzu y'iwanyu cyangwa se inzu bamo ukabitinya ukagisohoka ureba ukagira ngo uri umujura hari waribye kubera amagambo ukagenda unyura mu dusesero wari wasema wajya ureba hirya no hino ukabase nta muntu wambonye ko nasebye mane my godness abanyarwanda ndabatinya pe no kuvuga byo ajya ngo ni impano hari bahawe ni impano bahawe ngo ku muhanda rero byakomeje kugorana imihanda iri kunyerera gutya iri kunyerera nta n'imvura yaguye iri kunyerera kabisa abanyarwanda man ejo bundi nigire kuri phone ukuntu mbone abantu banditse ngo Marina ngo yagiye Kenya ngo ajya kwibagisha ikibuno ngo no kwigabanyisha mu nda ngo ewana ngo yenda gupfa byahatani man ukibaza ajya muri Kenya yaje kugisha inama ajya kubikora se yakugishije inama ninde se yabibwiye ko yakoze ku giti cye ninde yabibwiye ahubwo umuntu atangiye kwibyibuhira akabona atangiye mbese gusa neza man umuntu urya za mayonnaise umuntu urya neza man twe tuba twariye neza tuba twariye neza biragaragara nimba utangiye gusa neza utangiye kubyibuha utangiye bagati uriya akora ibi n'ibi watangira gusa nk'inzobe ugiye gusa n'inzobe ngo wisiga mu korogo warishishuye wabyibuhanga ikinini ngo bagura gukegura 30 ngo urya ngo ukabyibuha ubundi wagwana ubundi waririze imani wana abanyarwanda umunwa ntago ari mwiza kabisa umuntu akujomba umunwa akaza akawukujomba ukibaza nk'uyu koko nk'uyu kandi ngo amagambo arasenya ntiyubaka amagambo arasenya bro arasenya ntabwo yakubaka utese ese gra utubwiye inkuru ya Marina utubwiye inkuru za Marina wowe nta muntu wari wakuvugaho ko ndi kumva kubintu nawe koko ubu ejo bundi ewana arukuntu nyine bo winyurira ku muntu nyine arukuntu unyura ku muntu wiyambariye jumper ukiyambara nk'umujama nyine kuko umuntu atamenya uwuriwe wana nyura ahantu njya kumva ati Grace afite inda bamuteye inda gutya na gutya man njyewe rero ntago ngiye nkopurika ku bintu narikomeje sinahagaze ngo ndebe hirya no hino ninde ubivuze nje narikomeje ndigenda ako ngeze mu rugo ndica se umuntu ujya gutekereza akavuga ngo umuntu afite inda ukibaza kandi nanjye iyo nkuru narayumvisha ukibaza umuntu bajya kumutera inda wari uhari ese bajya kumutera inda wari umufatiye akaguru bari kumutera inda ukibaza ma ubundi kibazo ni ikihe man inkuru akagenda akazihimba man njyewe agashyiraho irungu imva nkubwire venu ni wamvuga nare kurya umushogoro ngo ndye ibijumba niwari kumvuga ndi burya inyama ngo ndye iki ry'umushogoro urumva uramvuga ukomeze nimba ndi inzobe ndagomeza ndi inzobe nimba mbyibushye ndagomeza mbyibuhe nimba nanose ndananuka ngiye kumvuga ewana guti nyuma yahuye kabisa nje nago naho byamfata neva ewana pena ngiye kumvuga uramvuga ni wowe wirushye wikore imitwaro y'umuntu uraho uranyikoreye uranyikora se nyikorera nyine ufite umwanya nje nta mwanya mfite wo gutaho nta mwanya ufite wo guta ku bantu reka nje umwanya wo guta ku bantu nje nyine izanjye nyine ibindeba ibitandeba ntabwo biba bindeba nyine
njye nyine izanjye kabisa umva ubwenge abanyarwanda baranyobeye uzi ko umuntu akuvuga ejo akavuga ejo bukurikiyeho akakuvuga ejo bundi akagusigiza niyo nkagusibye uragura imodoka aturiya yagurije banki uragura inzu ucuruza aturiye amafaranga akoresha nayaba yakuye kwa stand yaracishije nta kintu wakora ngo ushimishe rubanda na kimwe nje naje gusanga neza sanga nta n'ikintu na kimwe umuntu yakora kwanga ashimishe rubanda urumva na kimwe pe urakira ati kiya cyagiye gucisha mbese ikintu cyose ukoze keretse ukennye cyose niyo ukenye bavuga ati kiriya ni ikigoryi nikizi gukora kirigo cyifashe mu mufuka kigenda kimeze gutya cyane ikidebeni cyaze zenge wabasha kuvuga ati rero ubwo bugenzi gukya kamponwe nceceke washaka twaruhara ujunjanya yangu ari ibijunji wanuruki wavuga ati cya kintu nimba ari ikigoryi nimba kituzura nta kintu cyashimisha rubanda kabisa na kimwe habe na kimwe man sinamayina gusa riba nka Jackie ngo yambara ubusa ngo ngeje n'umushano n'agastory ngo bamutereye ivi ngo bamutereye ivi ngo noneho ngo hashije iminsi ngaragenda ngajya ngo kuri nyine ngajya ahantu hatuka umugabo we ngo yambwa ngo ubundi ngenera ivi nkandi my godness man ibintu byinshi man nimba umuntu style kabisa nimba nje mbyutse nkavuga ati uyu munsi nshaka kwambara gutya nuko nyine cyangwa nimba ubyutse muri wowe kumva ko ushaka kwambara gutya ni gutya ntacyo bikurebaho ubundi umuntu ku giti cye ni wowe wimenya akamenya ibimukure cyangwa ibimubereye wowe wagwani wowe uzuvuga umuntu urinde wowe mvuga urinde yagara ndareba byanakurakaje je byandakaje wowe mvuga urinde muri make ntacyo duhuriyeho ewana mbese turahura ukagenda ni nkuko nahura n'undi muntu wese ubonetse tukahura tukagenda nawe ukagenda ariko nagenda ugahindukiza amaso ukandeba ibyo ndimo ntago bikureba nawe ibyo urimo ntago bikureba man nge sinyakunda kwivanga mu bintu byo muntu man imboro z'umuntu je ntago njya nkunda kubyivanga bimarira iki nta kintu byakumarira ntacyo byamarira kabisa use nabyivangamo ngo ngene ngo harangoma mahe icyo cy'umuceri ndye reka nicyo byamarira kabisa hari n'izindi nkuru ariko ndi kumva muri iyi mihanda ngo abakobwa bashiriye mu basaza wana bro noneho ibyo ngibyo byo kabisa man birenze man abasista biyi minsi bo kabisa pe wana man ibyo birarenze kabisa urikoza wagira ngo ni icyorezo cyaje mu bakobwa ni icyorezo hari niko nabivuga abasista urifota man umusaza ungana nka soma ari umutipe wiririmba ati baremba ati umukiriya bavuga ati niko nkibagiwe akantu bikamana numva avuga ati ngo umukiriya ni so umukiriya ngana nka so man ugasanga nje amagambo ninye kubwira papa urumva hiryo nsanzaro arakakuga narutaka nsanze kamwe tumva ngubwire man bitese wagwanize sheri nyine ugasanga ati sheri woziye ku papa mu rugo bayabaye inare yagira mu peti biri hano hanze ariko akaba down man ariko ngo wagiye ku mazi ubonerayo byinshi isha umva nabonye byinshi man uzi ko ugenda ukavuga ati subundi ubundi bini iki kabisa bari iki ubundi bari ugasanga man ugasanga ubwana bure umutonyo bufitemo ubufesi butuye nyuma akari ubwana man asokanye n'igisazona gifite inda man ukavuga ati ubundi ibi niki my godness turajya ati ubundi najyaga kavuga ati ubundi najyaga niko mina mu rugo man broski wana ni hatari kabisa abasista man nje man ndo umusista kabisa pe sinje wanze amafaranga cyangwa sinje wanze byiza ariko man nibahindukiye n'abakapu bari hano hanze nabo bafite ibiceri barabifite bano kumva ngo ibiceri biri mu basaza ewana abakapu bari hano hanze ibiceri barabifite mugwishe mu mirongo umugwishe mu neza amafaranga ushaka azayaguhereza ariko pana mu basaza bangana nka so ibyo bintu byamaganiye ko noneho wifate nkawe noneho usohokanye n'umukecuru ufite imyaka 60
Ewana muri kugenera imvura kuzibona ziri ariko nabonye abacece b'Kigali n'abasirimu ese gara na sirimu man izikora n'umucece ukibaza ko se uyu ni nyacuru yanga ni inkumi man ugahura nawe ntago ibyo byimvi byo bubyibagirwa nta n'imvi zikibaho hari ugasanga igisoko cye kuri makeup ye ku kabikini ke ku gakweto ke shumi ari gutwika noneho ukibaza se ariko ninjye mucecuru ahubwo man cyakoza ikintu cyo kuzamaje kubona hanze haratyaye ewo haracyaye kabisa haracyaye ntago byoroshye ntago byoroshye kabisa mujye batubapfuye yarihuse atarebye ibirori biri kubera hano hanze dore ibirori hari gutwika mana yanjye harare abo bakobwa rero bagiriye he nama Grace wacu inama nabagira mani nibakanguke bave ku giti nibave ku giti bareba abasore bari hano hanze ese urifata ngereka mbivuge nanaraka urifata uri umusista ufite imyaka 20 urumva niyo myaka ntago nubwo yarenga ugiye ku musaza ungana na so iso papa wawe una amafaranga niyo batera izo ndwara bagutera inda ugasanga umusaza ugiye kubana n'umusaza urutaso kibese akuga barasaze listani yamanukiye man ukavuga ati cyakoza man ibi bintu nuko bikuye kubari b'abanyarwanda dutuze twitonde inkweto zacu rega zirahari zirahani nyinshi cyane udafite boda saba afite rugabire afite na ncongo udafite ncongo udafite afosi udafite timba inkweto zacu zirahari twitonde zirahari rega none se umuhungu azabona nimba ufite sherewera ni muri make agiye gutya ahangaha abonye winjiye mu modoka y'umusaza ufite imvi ese man azatekereza ngo iki azahita gukora icyizere avuga ati n'ubundi rani mabeshu ni bici ni kuca none se wabihakanira he ntaho wabihakanira uri kuca man uri bici none wabihakanira Grace watubwiye ibintu byinshi ariko se ngo abakobwa bamwe ariko ngo bababona nta kintu abasore bari kwibwira akorera n'abasore b'iyi minsi nabo rero nabone nabo sinzi ikibazo bafite ni gute umusore agiye imyaka 30 akagira imyaka 50 atubona ureze ko tuzajyanwa n'abandi ubundi bo nabo rero ni wagutiza inkoni waniza inkoni nje nanjye imyaka nkubita nkubaza ufite imyaka ingahe wambwiye ngo urengeje 30 kumbita ngati yagushaka ubundi urabura ikimana ukibaza ubundi niho tuzishaka mani nibadushake tuve hano hanzanga nyamara kwandagaza abana b'abakobwa Grace nyamara uragaruka kuri cya gitekerezo cy'abasaza ibyo biba byiwe sinshaka no kubyumva kabisa abasore man bazamitegeko ngiye abasore bashakira inkoni gende maciro umugende amatovu geminirwa mbaragiye nzabaragira ngo niho kazi nzambaye nkwiga mbaragira imyaka 50 ubundi ubutekereza ngo iki nicyo kibazo bafite nicyo kibazo buryo bamaje no kukikombo Grace nibisubireho kabisa kuri umukobwa mwiza unywa inzoga mana nje sinywa inzoga ngenda senga nje ndi umurokore kuri umurokore ntabwo inzoga pe ubu muri comment zibaye nyinshi ese bari kureba wenda imyambarire erega vino imyambarire naho ibihuriye n'umuntu umuntu nimi imbere ibi ngibi mubona n'iby'inyuma ariko imbere erega iyi ni viziyo uzinze yakwambara ijipiresha niyo mama ntabwo nzambara ibintu bireshya nk'ibyo jewe ndi umukobwa kandi wa viziyo njyewe nzambara ibya viziyo uzambara ibya viziyo ko naho bihuriye nanjye irimo imbere cyane rwose birumvikana rero cyane rwose ngenda kuri ndasenga usengera muri torero Grace njyewe nsengera muri Dave usengera muri Dave iryo torero ntabwo waryumva niye ni itorero tu sengamo Dave nabatirijwemo njye nabatijwe nibiye mu mazi nge barangirije
hari bamwe rero batabyumva neza ngo umukobwa ngo wambaye ibintu bigufinya ngo ntago yasenga. Ngenda senga noneho handi bikomeye cyane. N'amasengesho. N'amasengesho no muri korali ngendimo. Gara wari wiyiriza. Umva nkukubita akantu gastori kamwe. Umunsi mwe naragiye ngo twafata amasengesho y'iminsi ine. Okay. Umunsi wa mbere ndasenze. Umunsi wa kabiri ndasenze. Umunsi wa gatatu ewana noneho hanya nangiye kureba ibirori neza gutya. Nareba nkabona sindi kureba. Nahaguruka nkazengerera. Kuwa kane byarashitse. Ibaze iminsi ikintu nkwa n'amazi yonyine. Ubwo naramanutse dusa nk'aho tumanutse. Naramanutse inkweto neza zanga kunjyamo. Nari mfite agashabazi. Nakuyemo inkweto zishyira mu gashabazi nzihambira mu mugongo. Ubwo ndamanuka ndikubira icyuya. Ahandi noneho nahageraga nkavuga ati mana yo mu ijuru rwose pe nubashya amashengesho. Nuwo munsi meho hakwiriza nkavuga ati mana ibibazo mfite mana menzo bikemuye pe. Ayo senze arahagije. Ayo senze arahagije nimba imana. Kuvana nubwo niyagutunze. Yamasengesho senze muri yo minsi. Niyangejeje hanga kuba nyihagaza hanga. None sagara wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe nefite imyaka 18 aho ngaho. Ya ubwo nefite imyaka 18 urabizi nyine abana bari muri iyo myaka bakunda gusenga cyane. Dukunda gusenga buryo byadufasha cyane. Gara twaganiye byinshi rero. Ya wagira ikintu ubwira abanyarwanda badukurikiye yaba bari hanze y'igihugu. Ya ikintu nabwira ati ndabakunda cyane. Icyambere n'ubundi ni urukundo. Cyane icyambere ni urukundo kabisa. Iyo nta rukundo nta cyabaye. Nta foto nta cyabaye. Urukundo n'urwo rwa mbere ndabakunda cyane. Ubwo byo ni icyo kibazo nkubajije ndakubwiye ngo gira ikintu ubwira abanyarwanda badukurikiye. Ubwo urumva ni muri rusange noneho gira ikintu ubwira abasore. Ya ikintu mbwira abasore barengeje 30. Barengeje imyaka 30. Ikintu mbabwira ndabwira ndi kubabwira ati bareye gutuma abakobwa bacu bagumirwa. Ya bareye gutuma abakobwa bacu bagumirwa bajya mu bisaza. Nibashaka abakobwa nibabashake bava hanga. Bava kurigo bandagara mu basaza. Nibabashake babajyane bagende. Ya cyane. Ubwiye abasaza rero bari kudushakira abakobwa. Abasaza bari kudushakira abakobwa. Ndavuze ati wa please nibihangane imba turudaje bari gukora. Bihangane bari kutuyoboreza abakobwa. Mana yanjye bifate bagumane nabo bacecuru babo. Ya bari gukora kuri turudaje ku bana bacu. Kubiruka muri rusange. Ya bifate rero. Mwakobwa mwirinde ibisaza biri hano hanze bifite kashi bifite umufungo ariko namwe ewa ubugira umuntu yambwiye ati ati usekera umuntu ariko barayazakura. Usekera umuntu ariko barayaza ibijiga azakura kandi azakura hereye mu bijigo. Urumva rero nawe uri kumusekera ariko barayazakura uramubara nawe ukubara. Imibare mwitane bandi mu mibare. Umukura gukura. Rero umva hasi hejuru nimutina bino bisaza. Ewana birabakora amakazi hashye kabisa. Rero nkuko mubyumvishe gara turagushimiye. Ya murakoze cyane ndabakunda cyane. Ya mwakoze kudukurikirana iyi Rivero yawe TV abagezagaho uyu mutumirwa wacu nkuko mumubona. Twajya ngo nyine nimba mwumva yazagaruka kongera kuduha ikiganiro mukande kuri comment mwandikemo ngo azagaruke kugira ngo tuzabashe kuba twakongera kumutumira. Nkuko rero mumubona yari umukobwa n'umusirimu kandi yababwiye ko akiri ku isoko. Ubwo urumva akeneye umugabo. Rero twagusa kugira ngo nimba ari ubwa mbere ubanye natwe kuri channel yacu ukore subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bihoraho. Dore ko iyi ngiyi ni ya channel igenda ibazanira ibiganiro bigiye bitandukanye, amafilimi agiye atandukanye. Dore ko muri iminsi bari gukina filimi bita Inzira y'umusaraba, Inzira y'urupfu. Rero twagira ngo nyine mujye mubasha kuba mwadukurikiye. Turabashimiye, Imana nibane namwe. Ciao ciao.